reka twanzikire kuri iyi baruwa umugororwa yandikiye byeri. Yarateruye ati ku nshuti nkunda kandi nkumbuye mpisemo kukwandikira iyi baruwa kuko ari bwo buryo rukumbi bunshobokera kukugezaho amakuru yanjye no kukubwira kandimo. Niba uzi gusoma simbizi ariko nabonaga usirimutse nk'ubizi kuko nakubonanaga kenshi n'abaminuje za kaminuza, wanatindanaga n'inkandagira bitabo ugashirwa uzivugishije urufaransa. Byeri, iri joro nakurose ndota ngusanga iwawe ukanyakirana urugwiro ukampa icyicaro nkagusoma nkibagirwa gutaha. Nakurota nagira ariko nsigaye nkwibazaho byinshi bigatuma nkeka ko ibyo abenshi bakumbwiragaho ntarafungwa byaba ari byo, ngo uri inshuti mbi, ngo uzansenyera, ngo uzanyica n'ibindi bibi byinshi. Oya ariko ndabizi ntiwabikora shenge, kukwibazaho ibi byose nkeka ko bituruka ku kuba utaransura na rimwe mu myaka isaga 10 maze muri iki gihome, kandi njya no gufungwa uzi ko ari wowe wanyoheje ngakora icyaha. Ibi rwose bituma ntekereza ko ngukunda utankunda. Abo ntiwagize ngo nzakuvamo nawe bagufunge? Humura rwose, urukundo nahoranye kandi nkigufitiye ntirwatuma mbikora, kandi rega nta na rimwe nigeze ndeka kurukugaragariza. Uribuka untura mu manga bwacya ntunsaba imbabazi, nyamara ntibimbuze kugumya kwibanira nawe nta rwikekwe. Uribuka umugore wanjye akunyurira ntashye nkamucinya urushyi nkamwongera ikofe naho guhara ibyere twasaba gatanya. Ariko se iyo ubuze ukungeraho ubura no kuntumaho ako karumuna kawe numvise bavuga ko ngo munasa nubwo ukarusha imyaka n'umubyibuho. Wenda disi kana kunyibutsa urukumbuzi ngufitiye rukagabanuka, cyangwa nawe waramfuhiye utinya ko kanyigarurira nk'uko umugore wanjye yahoraga agufitiye impungenge. Humura rwose ndakumara impungenge, washatse ko kangeraho ntikabura undi mukobwa ugaherekeza, dore ko ngo kanikundanira n'abakobwa kurusha abasore. Reka ibyo tubivemo nkwibariza ibindi. Ese waba ugifite agataye nk'aka kera? Ese waba ugifite agataye nk'aka kera? Kera warangwaga n'indeshyo yawe idahinduka kandi ntibiyongere umubyibuho nk'ibyateye ubu, maze nkabigukundira by'agahebuzo. Ngo uheruka wangana n'ubushyuhe ugakunda hakonje, mbese niko bikimeze? Uracyambara se ka gakufi kariho akanyenyeri bitaga furambo? Uracyagendana na se na za zingaro, gisiga cyangwa kidari? Uracyagenda se muri ya modoka yawe ya fime? Baracyakubyinirira se twa tuzina nka manyinya, giswi, karahanyuze n'utundi? Ibyo nakubaza byo ni byinshi keretse ahari duhuye, ariko n'impamo uzisubireho unsure. Ntarasoza iyi baruwa nakumenyeshaga ko imyaka nakatiwe isigaje amezi make ngo irangire, nizere ko rero tuzasubukura umubano. Mu rwego rwo kubyoroshya dore nguhaye imbabazi utarazinsaba nirengagije kutansuye, ariko nawe byibuze uzigomwe maze uzanyemerere ko ninzajya ngeza mu gicuku ntarataha uzajya usasa nkiryamira, ntundaze rubunda kandi turi inshuti. Ariko nizere ko byibura wanahinduye imyitwarire ku buryo twongeye guhura utanteranya n'uwo twashakanye unyibagiza inshingano z'urugo ngo bitume akeka ko muca inyuma kandi ibyanjye nawe bishirira mu kugusoma gusa. Ugira ibihe byiza n'ugukunda kandi ugukumbuye. Iyo yari ibaruwa umugororwa yandikiye ibyeri. Biratangaje, urukumbuzi burya ntaho rutaba, ruhari rwose iyo umaze igihe udaheruka uwawe cyangwa udaheruka icyawe.